tubonereho umwanya wo gushimira abantu bose badukurikirana ubuntu bw'Imana TV bose Imana ibaha umugisha Burundi Amerika abadukurikirana bose tubasabira umugisha w'Imana mubwire ngo ni ufite imbaraga zihagije rwose bimubwire ngeze ngo ufite imbaraga zihagije rwose haleluya umukobwa w'aha ngaha amen umukobwa uvuka muri uru rugo mama wanjye n'uriya Imana imuhe umugisha ntabwo nongera kwivuga kuko yavuze ko nitwarine kandi ntabwo yaba atari Imana atazi nitwarine nk'uko yabivuze umukobwa we kandi ndamwubaha amen kandi ndabakunda narivuze kubwira mugeze ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose mubwire ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose ufite imbaraga zihagije rwose Imana ishimwe nishaka njya kwicara nari mfite ijambo hariya rivuga ngo niwe ufite imbaraga haleluya haleluya reka umwuzukuru we haguruke imbyara azamura ikiganza cy'ubuterano Imana umugisha urumva narungutse mama wanjye yarungutse Imana ishimwe hanyuma amen aho abantu bari bazi ko uzagwa siho wakuye aho abantu bari bazi ko wowe uzagwa ntabwo ariho wakuye hanyuma iminsi batanze yararangiye hanyuma rero nabwira ngo iminsi isigaye ni iy'Imana niyo igiye kuyijera niyo igiye kuyiyobora nabwira ngo aho bari bazi ko bazakuririza aho bari bazi ko bazakunyerereza ariko byagenze ahubwo hejuru y'imbaraga z'abadayimoni Imana yambwiye ngo hari imbaraga ziba Imana itanze agaciro kuri buri muntu wese wateranye umuntu wese wateranye Imana imuha agaciro hanyuma rero ako gaciro karatangira gakora n'izina ryawe haguruka wowe wambaye akantu k'umweru bwiza gusa banza nawe tuvuga nawe urebye abandi Imana yambwiye ngo ibyo abantu batasizeho Imana ibisiyeho niko Imana ibwiye Imana yambwiye ngo igihe cyo kugenda ni iki ngiki igihe cyo kwambuka no kurira indege ni iki ngiki Imana yambwiye ngo wari ukeneye viza kandi yihuse Imana yambwiye ngo zamura haleluya Imana yayitanze mu izina rya Yesu abantu barakwirutse ariko umugabo wicaye imbere ntabwo yaguterera reka mbabwire twicaye imbere y'umugabo utagutererana twicaye imbere y'umugabo utakwinura twicaye imbere y'umugabo utaguharuka kuko ntabwo ajya aharara Yesu ntabwo ajya aharara itabaza ryawe ryarazimye ariko Uwiteka yambwiye ngo ryararyakije amen kabiri uriya mwaka warangiye kuva mu kwezi kwa mbere urira wasoje umwaka urira ariko nabwiye ngo hari kuragwara umuntu nijoro ariko mu gitondo impundu zikavuga mu gitondo Imana ivuze uyu mwaka Imana yambwiye ngo akira kuvuza impundu z'abanesheje ariko mwagiye muhaguruka ntimugafashwe n'abanyagatulika mujye muhaguruka Imana ishimwe wigeze ubona ikimenyetso cy'uko amaguru abyimbye ubona ikimenyetso cy'uko umubiri wawe urembye ariko urabengwa n'Imana yahagobotse n'Imana yakurembye mu bicuku bya nijoro usinzira gakeya ndarara nawe nakubwiye ngo mvuka amen haleluya ariko Uwiteka arambwiye ngo nimubwire ngo igihe abantu batanze Imana irakirangije hanyuma rero yumvishe ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimubwire ngo abadayimoni baramwaye kuko ntabwo bamenye icyo Imana ikoze reka mbabwire Imana iri gutabara abadayimoni batabimenye Imana iri kurengera umwanzi
dutungana ariko reka dusome ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Hari murumuna wanjye nabonye aha ngaho byarwa na gushumba niba yanagiye nta kibazo ariko Imana yabwiye nkimuhaye visa. Imana yambwiye ngo itanze fondasiyo ku buzima bwe kandi nabwiye ngo Imana imuhaye gutekerezwaho. Imana imwizeho, Imana imwizeho. Uzi ko abantu bagiye batwigaho ariko n'Imana itwizeho, Imana imwizeho. Mama, Imana ishima ko wababariye abanzi bawe, nicyo tugiye gutera Imana gukora. Ni ukuri kw'Imana, kubera ko wababariye abanzi bawe nicyo kintu kigiye gutera Imana gukora. Amina. Uzi ko shitani aguteza igisuzuguriro n'umwana muto akagusuzugura. Amen. Akagusuzugura neza 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 batumva mbona nta nicyo umaze. Amen. Ariko yimanisha bwira ngeze ngo yimanisha, ubwire ngo yimanisha. Ese hari abantu bari kwiteranira bashaka Imana iza ku buzima bwawe? Hari abantu bahari cyangwa babiri bahari bumva bashaka Imana iza bazamure haleluya cyane. Ibyo abantu bataduhaye Imana yabiduhaye. Amen. Intsinzi batatugejejeho, iterambere bataduhaye Yesu yariduhaye. Nikavuze Imana ishimwe. Amen. Haleluya. 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 Apana bwego hari impapuro Imana isinyeho ku buzima bwawe. Hari impapuro z'iterambere Yesu asinye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Usome ijambo ry'Imana, ntabwo ndisobanura mu izi jambo ry'Imana mu badive muri ADPR mu macaci twize ijambo ry'Imana. Hanyuma dukeneye ko Yesu asohoza icyo yavuganye natwe. Icyo cyonye dukeneye ko Yesu asohoza icyo yavuganye natwe. Impamvu wacu uzindutse ni ukugira ngo Yesu urebe kuyasohoza icyo yavuganye nawe. Reka dusome Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 dusome duhereye ku murongo waho wa 39. Haravuze ngo Yesu aramubwira ati reka dusome kugira ngo tubyumve neza. Dusome duhereye ku murongo kugira ngo mutaza kubaza kubyo bintu ni ibiki. Reka dusome duhereye ku murongo wa 20. Ni ukuri simasobanura bitewe n'iki. Haravuze ngo Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati databuja, iyo aba bari hano musaza wanjye ntaba yapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibisabye Imana byose Imana izabiguha. 23 Yesu aramubwira ati musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati nzi yuko azazuka ku munsi w'umuzuko w'imperuka. 25 Yesu aramubwira ati ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Dusimbuke tujya ku 39. Haravuze ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Dusome ku murongo wa 44. Uwari upfuye asohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure
mumureke agende. Amen. Nakire ijambo ry'Imana. Reka dukomere ijambo ry'Imana makiri kunaganisa. Amen. Hanyuma unega amatwi iminota 4 cyangwa 5 tuhasengere. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Dusome inkuru za Lazaro. Amen. Lazaro ubushize nza bwa mbere nabagiye ko Lazaro yari inshuti na Yesu. Bari inshuti barabanaga, bari barasandi, mu yandi magambo bari bariziranye. Haleluya. Nakuzana ijambo rifite intego ngo gira ubushuti na Yesu. Niwe nshuti yenyine yonyine igutabara mu kaga. Girana ubushuti na Yesu. Niwe wenyine ugutabara rero mu kaga. Lazaro na Yesu bari baziranye ku buryo bashiki be bari babizi ko Lazaro na Yesu ari inshuti. Amen. Hanyuma Lazaro ngo ararwara, niko Bibiliya ivuga, arwaye bakuma kuri Yesu baramubwira ngo ukunda ararwaye. Haleluya. Ngo Yesu arababwira ngo iyo ndwara si iyo kubica, ngo ahubwo niyo gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Urumva atarabasubije neza? Oya, urumva atarabasubije neza? Yarababwira ngo iyo ndwara ntabwo ari kugira gute, ntabwo ari iyo kubica, ahubwo niyo gutuma umwana w'Imana agira gute, ahimbazwa. Uzi ko utazapfa mu gihe abantu bavuze gute? Uzi ko utazarwara kanseri mu gihe abantu bayigutongereyeho? Uzi yuko abana bawe batazaba ibirara mu gihe abantu babivuze? Uzi ko utazafungwa mu gihe abantu bavuze ngo tuzafungwe? Ntabwo bizashoboka. Bwira mugeze ngo ntabwo bizashoboka. Zamura ikibazo ngo ntabwo bizashoboka. Vuga ngo ntabwo bizashoboka, njyewe nziranye na Yesu. Ntabwo bizashoboka, njyewe nawe tuziranye na Yesu. Amen. Hanyuma Lazaro arakomeza ararwara. Yesu ntabwo yahageze mu rwara rya Lazaro. Amen. Uzi ko Yesu ataje ku kibazo cyawe ariko acese yarumvishije. Uzi ko ataje ufite amadeni ariko acecetse yarumvishije. Acecetse abizi icyo azakora. Haleluya. Acecetse azi icyo azakora mu rugo rwawe. Ariko mwafashwe n'ijambo. Haleluya. Yesu acecetse azi icyo azakora ku izina ryawe. Acecetse azi icyo azakora mu miryango yawe. Acecetse azi icyo azakora mu izina ryawe rya Yesu. Yesu ngo ntiyajyayo, bamutumaho baramubwira ngo inshuti yawe yapfuye. Uzi ko nabwo Yesu ataje. Amen. Kora mu biganza byawe ubwire ngo gutinda kwa Yesu ntabwo bivuze ko atazaza. Ariko natabikubwira yatubwire mushumba bikubwiye gutinda kwa Yesu ntabwo bivuze ko ataza. Haleluya. Gutinda kukurengera, gutinda kugutabara, gutinda kugukura mu ishuri ntabwo bivuze ko atazabikora. Azabikora. Nimukureho igitare, ngo igitare bagikuraho. Amen. Yesu azi ubwenge. Umugabo twicaye imbere ni umuhanga rwose, azi ubwenge. Yarabwiye ngo nimukureho igitare. Hanyuma Yesu ahamagara mu izina, ahamagara Lazaro. Reka kubwire muri iri jambo, Yesu aguhamagare mu izina. Ibyawe Yesu abihamagare mu izina. Ubuzima bwawe Yesu abuhamagare mu izina. Abana bawe Yesu abahamagare mu izina. Haleluya. Bashakari ni benshi, bakrematira ni benshi, hari bari mu ndaya, hari bari mu kabari, ariko Yesu azi izina ryawe aguhamagare mu izina. Haleluya kandi. Haleluya kandi. Idiplome yawe Yesu ayihamagare mu izina. Amen. Haleluya. Ni mariage yawe Yesu Kristo ayihamagare mu izina. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Yesu. Njyewe ari ine. Nawe witwa ine. Ntabwo mwami Yesu. Zamurishije ntabwo mwami Yesu. Njyewe ari ine. Ndi kuri uyu
amaboko niko imbaraga zo guhora kw'abadayimoni tuza gusengera imana mana data wa twese uri mu ijuru imana yera imana abantu baje gushaka imana biriwe imbere imana akomeje ivugana natwe imana by'ijuru baye muri iteraniro niyo tukiri imbere turi imbere yawe Yesu turi imbere y'amaso yawe uvuze ko wasuye Lazaro ni nako ijambo rivuze zura ibyacu byapfuye zura iterambere ryacu zura ubuzima bwacu zura abana bacu zura ibyacu mu izina rya Yesu buri mbaraga yose yari ibangamiye ubuzima bwacu reka iveho buri mbaraga yose yari ibangamiye ibyacu reka iveho mu izina rya Yesu reka utugirire neza ubwami bwawe buze kuri buri muntu wese wateranye tugukomeye amashyi tukuvugirisha impundu tugukomeye amashyi menshi tukuvugirisha impundu urakoze kuzuye ibyacu urakoze kuturenganuye tugukomeye amashyi menshi tuzamuye haleluya dukora igikorwa cy'ubuhanuzi bucyakire ukuri bucyakire niko kiri bukubere mu izina rya Yesu reka duhamagare Tomasi urahari muri byo bitubaho mu isi y'umwuka yego uri kubikurikira yego Yeremiya ibice 40 umurongo waho wa 4 nahageze ngo noneho uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe ngo nushaka ko tujyana uze nushaka tujyane i Babuloni uze tujyane ngo nzakugirira neza nudashaka ko tujyana ubyihorere yawe zamura icyubahiro cy'Imana haleluya ijambo riratubwiye ngo uyu munsi wa none aya masaha wowe wicayeho wowe waje aha wowe wateze wowe wasize ibyawe ukaza mu nzu y'Imana uyu munsi Imana irakubohoye ntabwo ivuze ejo ntabwo ivuze none ivuze aka kanya uyu munsi wa none ngo ndakubohoye ngo nushaka ko tugendana uzunkurikire ngo tujyane i Babuloni nutabishaka ubyihorere kuko namaze kugusinyira kuko namaze kuguha iki umugisha amen ngo ngukureho umunyururu kuki ku maboko si ijambo ry'Imana dore umunyururu nguyu uku niko abantu benshi tugenda mu isi y'umwuka tuboshye Imana itugirire neza iyo ubashye amen iyo ubashye utya hari umurongo w'akazi ubuzima bwawe wazamura icyubahiro cy'Imana uriya mwana witwa Tomasi iyi Bibiliya ibamo ubukire ibamo amafaranga reka tumugerageze tumuhe amafaranga ajya gucuruza agira ajya gucuruza Toma ariko muri mu mwuka cyangwa muri mu mubiri ntabwo nari bufate amafaranga bajya gucuruza ntabwo nari bufate mikorofone bavuga ijambo ry'Imana kubera ko hari umunyururu ijambo ritubwiye hari umunyururu wese amaboko ye Imana itwiteho nawe ukajya ukitotoma n'akazi ubona hari umunyururu ukuboshye hari umunyururu
mama mu nda yawe ntabwo wari yarwaye ararwaye imana iragukijije imana iragukijije ngiye kubona mbona mu bantu imana iri kugenda irohora nawe irakubohoye irakangura mu nda yawe ndavuga ngo imana iragukijije inzu yayo uba ari umusinzi mubi cyane ari umusambanyi ariko imana yanyiriye neza igarura mu nzu yayo komera imana amashyi twebwe kwicara abantu bakwiriye kubaho